بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. turi muri cya cyumweru cyahariwe abana, turi kuvuga ku bijyanye n'umubyeyi utwite, ariko mureke wenda mvuge kuri iki kintu kuko kirababaje. Impamvu nyimuvuzeho nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwira iti utababajwe n'ibibazo by'abayisilamu ntago ari kumwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ngira ngo ababyeyi bose aka kavideo kagiye kabacaho, abatarigeze bayibona ndagira ngo wenda dufate amasegonda ngahe 10 turebe iyi video y'uyu mwana. Inshallah turaza kuhwiturana nyuma y'iyi video y'uyu mwana. الله عليه وسلم من سورة النصر. Allah said, جاء نصر الله والفتح. When comes the hope of Allah and victory. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. And you see the people entering into the religion of Allah in big numbers. فسبح بحمد ربك واستغفر. Naam, ngira ngo uyu mwana muramubona, bamwita Rawda, ntago arengeje imyaka 10 y'amavuko. Ni umwana w'umukobwa uba mu gihugu cya Uganda. Ibintu ari kuvuga n'uburyo ari kubivugamo ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ni ibintu bigaragaza umwana ubwenge afite, confidence afite, kumva ko ari kuburanira cyangwa se ari kuganira ku dini ya Islam. Uyu mwana ararusha na bamwe mu bantu bavuga ko ari bakuru, cyangwa se ashobora kuba barusha idini. Twe turibaza se twe harabura iki kugira ngo abana bacu bamere nk'uyu nguyu? Ntago uyu mwana avukiye amezi 12, ntago uyu mwana ari uhanze tuvuge ngo bamuha ubumenyi bugiye butandukanye abanyarwanda tutabona. Ntago uyu mwana aruta abanyarwanda dufite n'icyongereza. Impamvu ndi kubivuga nuko hari ingo zirenze 1, 2, 3 nagiye ngishamo abana baho batazi ikinyarwanda, bazi icyongereza nk'abavukiye mu mahanga, ariko bikaba bibabaje kuba nta mwana n'umwe dushobora kubona ushobora kuba wavuga nk'uyu mwana uri kubona. Uyu ni umukobwa, hari n'abahungu bagiye batandukanye tuzagenda tureberaho. Ese twe harabura iki? Si nibyo gusa, si no kuba wenda avuga icyongereza, uwo mu kinyarwanda twamubura. Ibi rero tujye tubireba bidusigire isomo, tugire n'ishyari ryiza ryo kuvuga ati nimba mbonye umwana umeze gutya akaba ari mu rugero uwanjye bizagenda gute, cyangwa se ni gute namushyiriraho gahunda byibuze amezi 2, 3, 4, 6 akagira ubwenge nk'ubu, akagira icyo avuga. Bavandimwe b'Islam, burya nimubona ko umuntu afite umwana mwiza aba yarakoze, aba yaragize icyo akora kugira ngo umwana abe mwiza. Ntago umwana aba mwiza gusa kuko yivukiye. Yego, hari umwana yivukira akagira umuco mwiza, ariko umwana akeneye umuyoboro, umwana akeneye kumukundisha iri dini, umwana akeneye kumwumva, tukamutegura nk'uko abantu bategura abana b'imipira. Hanze murabibona umwana aravuka akajya gukina umupira bakamutegura akiri umwana, ariko twebwe nta gahunda dufite zo gutegura abana bacu kugira ngo byibuze bamere nk'aba bana b'abaturanyi ba Uganda. Allah abishimire, abahe n'ibyiza. Ni ishyari ryiza rero nge nawe kuba twapanga tugategura igihe runaka, tugasarura abana bafite ubwenge nk'ubu, abana bashobora kuvuga ijambo mu bantu rikumvikana, abana bashobora kuvuga badategwa mu magambo yabo, kandi bakavuga bavugira idini, bagaragaza umuco w'idini, bagaragaza iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yadusigiye, ndetse n'ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwa y'Imana. Kubw'ibyo rero sakaza ubu butumwa kuri buri mubyeyi ufite umwana, hanyuma atekereze niki nakora ngo umwana wanjye amere nk'uyu, cyangwa se abe yamurusha. Iri ni ryo shyari ryiza intumwa y'Imana atubwiye kuba twaharanira tumere nk'abantu beza, turushanwe mu byiza. Kubw'ibyo rero inshallah sakariza uwo ari we wese iyi video ireba, kugira ngo abashe kureba niki twakora byibuze mu mezi 6, mu myaka 2 tube dufite abana bameze gutya bavugira idini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.